mbega ipfundo, mbega ipfundo. Hey, iri pfundo ryapfundurwa nande? N'uwaripfunditse. Uvuze ngo iki? Uwo ryapfundikiwe nawe. akarimurori karitse mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayibambye. Bakunzi b'ikiganiro cyacu amateka ukuri n'ibihe, kuri uyu munsi twongeye kugaruka kugira ngo tuvuge ku ngingo nyamukuru twateguye ijyaniranye na babihemu bahetse impyisi, umugera n'inyonjo mu batavuga rumwe na leta. Nk'uko mumenyereye ikiganiro amateka ukuri n'ibihe gica kuri iyi shene akarimurori, mugitegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Karera Sirasi dufatikanije na Kanimba Yuri. Ubwo rero ntatinze ndagira ngo mpe ikaze Kanimba Yuri, hanyuma atubwire muri makeya. Iyo tuvuze kenshi na kenshi kutavuga rumwe na leta, abatavuga rumwe na leta mu by'ukuri ni abantu bameze gute? Eske kutavuga rumwe na leta bivuga yuko ufata intwaro ukaba uri mu ishyamba? Eske kutavuga rumwe na leta bisaba kuba ibintu byose leta ivuga utabyemera? Ngira ngo adufashe muri makeya kugira ngo tuze kumenya noneho babihemu bashoboye bahemukira abanyarwanda, batuma mu by'ukuri umurongo ukwiriye wa politike nyarwanda cyangwa se umuryango nyarwanda ukwiye kugenderaho utumurongo. Ubwo rero turaguhaye ikaze Kanimba Yuri. Igo murakoze kuma ikaze. Nongeye kuramutsa abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'inshuti z'u Rwanda, tubibutsa ko iki kiganiro kigenewe abanyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda, abantu bose bahuye n'ibibazo byatewe n'intambara yabaye mu Rwanda. Iyo tuvuze opposition cyangwa abantu batavuga rumwe na leta, si ukuvuga ko bari abanzi, oya, ahubwo nta byera ngo de, niko abanyarwanda baciye umugani. Leta irashobora gukora ibintu ugasanga hari ibintu ikoze bidashimishije bamwe igashimisha abandi. Aho niho opposition ivuga iti hariya wibeshye. Nibwo naba nk'urugero, twebwe dutangura intambara, twatangwa intambara kubera ko ibintu by'imishyikirano byari byananiranye, impunzi zaheze hanze. Duhora tuvuga tuti impunzi nizitahe, ariko ntibatahe, ugasanga ahubwo havuga ngo ikirahure cyuzuye amazi ngo twebwe ntaho twabona tujya. Ubwo urumva opposition, twe turi muri opposition y'ukuri. Ntaguciye mu ijambo aho ngaho mu gutangiza intambara, mvuga yuko hashakwa hari ikibazo cyo gucyura impunzi. Burya yari opposition, ko twebwe tuzi yuko intambara twumva FPR imbere na mbere twumvishije inkotanyi muri 90 ubwo zateraga u Rwanda. None hari opposition ihari yari ihanganye na leta yari iriho, cyangwa byabaye giturumbuka biba muri 90 nyine? Oya, birya biba biri muri diplomasi, kuko nko mu rwego rwa politike, nje ntabwo ndi mu rwego rwa politike, baraganira ariko baganira ari ibintu byihishe, ntabwo byari ibintu bijya ku mugaragaro, ariko baraganira. Dufashe rero uburyo FPR yari iriho cyangwa se uburyo yakoraga muri kirya gihe, tukareba noneho muri kino gihe uko bimeze. Ubona yuko opposition y'iki gihe na opposition ya kirya gihe byaba bitandukaniye hehe? Nagira mwibuke neza, mugire ubwenge. Opposition FPR yari ifite, twari bamwe, twari twunze ubumwe, yari FPR yonyine, nta babihemu twari dufite. Ahubwo FPR yakoresha abantu kugira ngo babe babihemu, yakoresha abantu kugira ngo badufashe tujye muri leta, tubashe kwinjira muri leta. Hari ikintu kigaragara cyane nko muri kino gihe, kuko muri kirya gihe cya 90 FPR itera mu Rwanda hari ishyaka rimwe MRND, kandi abanyarwanda bose bumvaga yuko hari bari muri iryo shyaka nyine. Nubwo hari mwabari bafite ibitekerezo bindi, bumvaga hari babaha uburenganzira bwo kugira ngo nabo babigaragaze, ariko mu by'ukuri abanyarwanda bose basaga n'abibona mu ishyaka rimwe. Muri kino gihe rero turafite amashyaka menshi, ndetse
hari amashyaka avuga ati twebwe nubwo tutari FPR ariko twemeranya na FPR. Ibyo FPR ikoze byose bakabyemera. Sinzi niba rero ayo mashyaka mu by'ukuri tuyita nayo opposition, kuko opposition mu by'ukuri ni ibikorwa. Iyo uvuze ngo uri muri opposition ntuvuga rumwe na leta, si uko uba ufite imbunda urimo kurasa, si uko ibintu byose leta ivuze cyangwa se ikoze ubihakana, ahubwo nuko hari umurongo uba ufite ushaka kugaragariza abaturage, ariko leta yo akaba atari wo murongo ifite. Biratangaje rero kubona abantu bita yuko ari opposition cyangwa se batavuga rumwe na leta, ariko ikintu cyose kibaye ndetse n'igihangayikishije abaturage abo bantu bakagikomera amashyi. Ibyo rero mbona yuko ari imwe mu ngorane ikomeye cyane kuri opposition nyarwanda. Hanyuma ikindi tushobora kugarukaho rero, hari abantu bashoboye gufasha FPR ndetse bayigeza ku butegetsi. Dufate nka Bizimungu yabaye perezida, harimo Twagiramungu wabaye premier ministre, FPR ikimara gufata ubutegetsi. Abo bose ni abantu bakoze ibishoboka byose FPR igera ku butegetsi, ariko nyuma yaho bigaza kugaragara yuko batisanze mu kibuga ndetse bibonye hanze y'ikibuga. Abo bantu mu by'ukuri umuntu yabavugaho iki? Icyo umuntu yabavugaho barya abantu, reka mbanze mvugeho gatoya. Uravuze ngo opposition ntabwo FPR bajya abantu bari mu mashyaka mu Rwanda ari opposition, ijya na FPR yonyine, ahubwo ajya n'umukino n'amacenga, ni ibintu bakora kugira ngo amahanga abone ko hari opposition. Wambwira gute ko hariho opposition, hariho abaturage bicwa, hariho abasenyerwa muri Banyahe? Iyo opposition ntihaguruke ivuga iti ibi bintu birimo gukorwa siyo politike mu by'ukuri leta yagombye kubifata. Ni gute wavuga ngo hariho opposition? Reka dufate mu nama y'abadepite mu Rwanda aho bavuga ko abagore ngo barenga 50%. Ni gute wafata Diane Rwigara na nyina ugakubita, ugafata babagore ntibahaguruke ngo bagire ikintu ugafata Victoire ukambika amapingu ugakuba hasi, abagore ntibahaguruke bavuge ngo bati reka ibyo ntibikabeho, ni kwica nta muntu akubita umubyeyi, ntibibaho. Iyo nta opposition, ahubwo iyo nama yeri ya FPR. Ni gute bavuga ngo hariho opposition nubwo wajya muri FPR mu hagati mu batutsi? Twebwe ndabikubwira uko ukuri gurakenewe. Opposition ugafata Kizito Mutagatifu ukamwica, ukamunigisha ishuka, ukavuga ngo yiyahuye. Iyo opposition ntihaguruka ivuga iti reka urabeshye, ntago ari opposition, ahubwo ni ya mayeri. Ngira ngo rero umuntu yabagarukiye ngaho, ibyo bya opposition tukaba tubihagarukiye ngaho. Tutarajya ku yindi ingingo cyangwa se kuvuga ikindi, ngira ngo tuvuge kuri aba bantu cyane cyane bafashije FPR ariko nyuma nabo bakaza guhindukira akavuga ati burya ibi bintu twaharaniye cyangwa se ibyo twifuza kugeraho ntabwo ari byo. Twavuga nka Bizimungu yabaye perezida, ariko biza kugaragara yuko yabaye perezida mu buryo budakurikije amategeko, ko nawe nyuma mu kwegura tugeze kubivugaho gakeya cyane. Mu ijambo yaravuze ati mu by'ukuri ngende umunyamategeko, ariko mu by'ukuri ntimukurikiza amategeko. Hanyuma tubona Twagiramungu yabaye premier ministre. Mu by'ukuri yabaye premier ministre nk'uko byari biteganyijwe n'amasezerano ya Arusha. Hari bivugwa yuko muri ijya guverinoma yarigiyeho mu buryo bw'amasezerano ya Arusha, ariko iyo witegereje neza nta kintu cya Arusha cyakurikijwe, kuko mu bihumbi bibiri Bizimungu amaze kwegura, turazi yuko perezida yahise aba Kagame yari vice perezida mbere yaho, ariko vice presidence yahise ikurwaho. None se amasezerano ya Arusha yarahejeje, yararangiye kuko amatora yarataraba. Twagiramungu ikindi nanone navuga, yabaye wa mbere mu bambere mu bahunze, bivuga yuko bigaragara yuko bitari ibyo mu by'ukuri bashoboye ibyo yaharaniye cyangwa se ibyo yari yumvaga bishobora kugerwaho bitari bigishoboka.
aba bantu rero ngiyo mbitegereje neza mbona barabaye nka Sawuli batubwira muri Bibiliya ukuntu yarwanije abakristo ariko nyuma yaho aza kubona yuko abakristo mu by'ukuri ari abantu b'ukuri ndetse ari naryo dini rishyashya cyangwa se ari bo bafite ubutumwa bw'Imana. Harahindukira noneho akorera abakristo abo mukristo kuruta noneho n'aba bandi babaye abakristo mbere cyangwa se babigishijwe na Yesu bwiwe. Arakora ibikorwa bikomeye cyane. Aba bantu rero mu by'ukuri icyo navuga ni uko bagombye kuba bamaze kwikubita agashyi, bamaze kubona uko ibyo bari barimo bitari byo, yuko bahetse impyisi, mu by'ukuri bakwiriye guhindukira bagakora noneho ibikomeye kuruta ibyo bakoze noneho mbere. ariko gatoya ndakubwire muri abo bantu uvuga uti babihemu cyangwa bafashije FPR kujya ku butegetsi, numvise ubwo by'amasezerano y'Arusha. Burya hari ibintu mutazi neza. Mubanza mumenye urushundura, abandi bavuga ngo ni ndobano. Urushundura ni igiki? Ni ikintu umuntu akoresha kugira ngo afate isamaki, afate ifi. Ariko kugira ngo urushundura rufate ifi ushyiraho ikiruru, sinzi iwanyu uko mubyita. Icyo kintu rero ushyira ntitwarobaga. Twe muzaburira na uruhondo twararoba. Rero icyo imaze gushyira icyo kiruru, isamaki ziraza zigafatwa. Iwe waje gutega izo samaki waje kuroba, isamaki zijyana ukazirya n'abana. Niko FPR yakoresheje Bizimungu na Twagiramungu. Wibaza ko nta batutsi bari bazi ubwenge busumba bwa Bizimungu na Twagiramungu, ariko bashyizeho Bizimungu. Ahubwo na Kagame yashoboraga guhita aba perezida, akaba premier ministre, kuko amasezerano yarusha avuga ko perezida w'umututsi aha mu muhutu akaba premier ministre. Wibaza ko ariko bashyizeho umuhutu Bizimungu, bashyiraho n'umuhutu Twagiramungu kugira ngo abahutu bayoboke bihuse. avuga ati iyi ni leta n'ubundi nta cyahindutse. Ego umvire cya kinyoma rero bihema atangiye kuba ni FPR igiye gukoresha babihemu noneho rero kugira ngo babafashe icyo burya ntabwo ari ba pasiteri na Bizimungu gusa, byaramanuka bikagira muri secteur, muri seri abakonseye ari abahutu, hari abacitse ku icumu batahabwa ubwo butegetsi, ariko ntibari abategetsi bari, ariko igihe icyo bashaka gukora cyose icyo gihe barashoboraga kugikora. Ni ukuvuga rero abantu mu by'ukuri ni muri ubwo buryo bahetse impyisi, batazi ko ari impyisi cyangwa se bakirengagiza yuko ari impyisi nabwo banabizi. Babije kubibona mu nyuma ko batabahaye ubutegetsi, ahubwo babahaye ikindi kintu, kuko bari abategetsi b'ibicucu. Igicucu icyo ari cyo simvuze. Ni ukuvuga ni mu Gifaransa bavuga image y'iyindi image. Ubutegetsi bwari bufite bene bwo, ariko bari ibicucu. Ni nka mikoro, mbega mikoro isohora ijwi mugabo atari irivuze. Bari ibicucu rero, ni image ya FPR mu buryo baje kubibona mu nyuma, ariko bati kumbe turakoreshwa ntitubimenye, kuko FPR abo twashaka kwica twarabica, abo bategetsi ntibavuge mememo n'ijambo nari. Unyibukije ijambo Twagiramungu yigeze kuvugira kuri superefegitura ya Kiyumba, hari muri za 94 95 hari sinibuka neza. Icyo gihe yari yaje muri perefegitura ya Gitarama, hanyuma agirana ikiganiro n'abayobozi bari muri superefegitura ya Kiyumba. Arababwira ati mwabayobozi mwe ntimukwiye kujya muca urubanza nka rwa rundi rwa Pilato, ngo ndakarabye amaraso y'uyu muntu sinzayabazwe. Iryo jambo ndaryibuka, ko ryo ni byaciye no kuri radio. Icyo gihe mu by'ukuri abantu barapfa, abantu abasirikare bakaza bagatora umuntu gutyo bakamutwara imbere ya konsi, imbere ya burugumestre, bakamwicira hari yabibona, bakamutwara kandi azira ubusa. Ibyo nicyo cyatumye Twagiramungu avuga ibyo. Hanyuma rero bigaragaza yuko ntabwo yabazira ubusa. Abasirikare nakubwiye ko giye nari umusirikare,
ntabwo twari gutwara umuntu tutamuzi oya ahubwo muri bo muri mwega abaturage mwaraza mukatubwira ati ngo tukwereke interahamwe nta kindi interahamwe yakozwaga ariko kose ntacyo yavuga kuko cyari cya gicucu. Nuko rero abantu babaye bahetse impyisi nyuma yaho baza kubona yuko irabahindukirana nabo ibikoraho. Ahubwo rero aho mpaye ijambo ahubwo mu kintu nagomba kuvuga rero ni bwa bwenge rero ni ya mayeri ni bwa bugome twasanze muri FPR. Abahutu bagizwe ibicucu imaje z'abandi gomba kuba bategetse ba FPR. Ibyo bikorerwa abahutu ariko no mu batutsi irongera naho irabakoresha kugira ngo noneho cyane cyane ikoresha abatutsi bari basanzwe n'undi bari mu gihugu kugira ngo abantu bajye bavuga bati abangaba n'abanzi bacu cyangwa se baradukorera nyine iby'imigambi bateguye kuva kera ariko mu by'ukuri batazi n'ahantu bihurira. Yego kuko aho rero niho usanga nta mpamvu n'imwe uriya mugabo ndanamukunda cyane ndanamwubaha Sebarenzi nta mpamvu n'imwe Sebarenzi arajya kuri mikoro abwira abanyarwanda icyatumye ahunga. Yahunze iki? Yahunze kuko yagizwe imaje ari umuntu w'incabwenge. Hari igitabo yanditse ariko ni ngira ngo yabivuzemwo sindagisoma ariko avuga icyatumye ahunga cyane cyane guhunga kwiwe nyine ni muri ibyo byose yabonaga yuko ibintu birimo gukorwa bitandukanye n'ibyo nibikwiriye gukorwa. Aba rero mu by'ukuri nibyo twavuze abantu bahetse impyisi nyuma bakaza kubona yuko bahindukiranye cyangwa se ibyo irimo gukorera rubanda mu by'ukuri bitajyaniranye n'umurongo cyangwa icyerekezo cyabo bagombye kuba bakora ibirenze ibyo bakoze kirya gihe kugira ngo mu by'ukuri bikosore ndetse basabe n'imbabazi ku banyarwanda kubera yuko babataye mu kaga gakomeye. Aho rero ugeze ku kintu nashaka kukubwira rero nimba abanyarwanda barakoreshejwe bagakora ibibi abo bantu banyuma bakabona ko ibyo bakoze ari bibi bagombye gupfukama bagasaba imbabazi abanyarwanda kuko amaraso y'abanyarwanda yamenetse kubera abo bantu kugeza nisa amaraso y'abanyarwanda arimo arameneka kubera abo bantu. Hari ijambo abanyarwanda bakunda gukoresha ngo ntunyibukire imbehe nkorera inda mpemuke ndamuke bakorera imbehe mpemuke ndamuke mbega mpemuke ndamuke yaba yaraheze mu Rwanda cyangwa mpemuke ndamuke arageze mu Rwanda ari naho wavuze ati muri opposition abarimo ni mpemuke ndamuke inge mugabo opposition ntakimbwiye nta kimaze icyo nkeneye n'ukuri abo bantu rero bayikorera umukati gusa. Dukeneye rero abo bantu ko bashyirwa hagaragara dukeneye ko abo bantu bavugwa dukeneye ko abo bantu bamwazwa abana babo abuzukuru babo abagore babo abagabo babo abanyarwanda bose bakavuga ati muri ba mpemuke ndamuke muri ba bihemu b'abanyarwanda baduhemukiye naba igihe nikigera tuzabashyira habona abantu bose bavuga ati ngaba abahemutiye u Rwanda ngizi mbwa z'abanyarwanda. Uti hari abantu bari bakorera imbehe ubu ni umukati imbehe ntizikiboneka ahari haba ari muri opposition haba ari abakoreshwa n'ubundi muri FPR indani. Mu by'ukuri abo bantu byo barigaragaza igihe cyose. Turashobora gufata nk'urugero rugaragara hari abantu bigize abavugizi b'abahutu abavugizi b'ubwoko sinzi mu Rwanda niba hakiba ubwoko. Hari ibintu mu by'ukuri bijya bikorwa ugasanga ari ukubeshya abanyarwanda. FPR ricaye iravuga iti ntago dushaka yuko ikintu cy'ubuhutu ubututsi ubutwa bivugwa mu gihugu ariko wajya kubona ukabona abantu bo muri FPR b'abahutu bagiye imbere baravuze bati twebwe turashaka yuko abahutu basaba imbabazi ku byaha bakoze. Mbe abo bantu bavuga yuko abahutu basaba imbabazi ibyaha bakoze ni abavugizi b'abahutu batowe kugira ngo bavuganire abahutu cyangwa se berekane icyo abahutu babatumye. Wa mugabo we
reka tubwire abanyarwanda ukuri tuvuge tuti ibintu twemeza tuvuga tuti ngo imaje ibicucu by'abantu. Reka ngo urugero ruri hafi Rucagu, hari agaterime abanyarwanda barakazi bose, abanyarwanda kavugwa n'abatutsi. Nawe kubwiye ngo ndi umututsi, ariko je ndi umututsi sinzi uko bivuga, ariko umutima wanjye ntabwo ari umututsi. Ako gaterime kavuga kuri Rucagu ntabwo abanyarwanda bazi icyo gasigura, icyo gasobanura. Karavuga ngo abakiga bose ni abanyabyaha, ariko umwere ni Rucagu. Nano umwere ninde? Rucagu wenyine gusa. Abakiga ni abanyabyaha. Bibaze kubona Rucagu yari prefe, abakiga bakicwa, indege zikaza zikabarasa, hama akajya imbere ya guverinoma akavuga ngo nta cyabaye. Uwo arengeje kuba bihemu nk'umwana wiwe, wumva nk'uwo. Hanyuma ubu ngubu rero akaba avuga ati abahutu basabe imbabazi yuko bishe abatutsi. Yego. Hanyuma uvuze ko yari prefe wa Ruhengeri, none yari ni ukuvuga yarahaga kuvuga ibyo, yabaye hari abahutu baba baramutoye kugira ngo ajye kubavuganira, baramubwiye ati genda utubwire FPR cyangwa se utubwire abanyarwanda ariko dushaka gusaba imbabazi. Nakubwiye mikro. Aha, ni ukuvuga rero ari muri ba bandi nyine bavugishwa, FPR y'ibyo ishaka kuvuga ibicisha muri Rucagu. Reka nkubwire ikindi, ari ikindi kintu nyibukije. Uyu ninde uyu yari umukada muri FPR bazivamo Christophe. Twigeze kumuherekeza tugiye muri prison muri 19 turagenda, basohora mabuso zose turazisohora zijya hariya. Rero mugo twasekeye ku mutima ni kimwe, yarahagurutse bazivamo, ntago umuzi Christophe bazivamo, aravuga afata mikoro aravuga ngo dore uko bisa, dore uko bisa, uko bisa byisha abantu, dore uko bisa. N'abatutsi babati mbega bajya bicaye bujya bamusumbya amazuru manini. Uri nyibukije agakuru kamwe bigeze kuvuga ngo bigeze kujya mu ntuza ngo mu birunga bagiye gusura ingagi, ngo hanyuma ngo ageze imbere ngo yirebera muri retroviseur, ngo akomindura ati nazibonye. Abantu batangira kureba hirya no hino bati ingagi ziri he, aza guhindukira ati burya ni ngewe nibonye muri retroviseur. Uwo ni mikro, ibyo yavuze ntabyazi, nabo rero nibo bavuga ati babihemu. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane, abo bantu bakomeza guheka impyisi baza kwisanga inyuma yaho mu ngorane zikomeye cyane. Hari umugabo bita Bamporiki, niwe yagize ako kantu ko kuvuga ngo abahutu basaba imbabazi, ariko sinzi mu by'ukuri kuba ministre cyangwa se kuba uhagarariye itorero niba baba bigushinze ko ku rwange ruhande. Mu by'ukuri niba abanyarwanda twarahemukiranye, abahutu n'abatutsi kuva na kera kose, si ingorane z'uyu munsi. Mu by'ukuri nubwo abantu babifatira hafi, ubona yuko ibyo twigeze kubivugaho, ingorane z'abahutu n'abatutsi zirafite imyaka myinshi cyane. Niba rero FPR ishaka mu by'ukuri yuko abahutu basaba imbabazi abatutsi nabo bakagombye kumenya yuko bagomba gusaba imbabazi abahutu ku byo bakoreye abatutsi. Kandi nanone niba bishaka gukorwa mu ntuza mu nzira z'ubwoko, abo bavuge bati dushyireho umuntu ahagarariye ubwoko. Hanyuma rero abantu bahaguruka bakishyira imbere bakavuga ibintu batatumwe, ahubwo abantu bagowe, aho kugira ngo bavuganire abantu baramburwa amasambu yabo, aho kugira ngo bavuganire bati aba bantu nyamara ntabwo imibereho yabo iraza kuba myiza, abantu bararwaye imvunja. Nigeze kumva ikiganiro cya Kagame arimo kubaza abategetsi ati ni gute abana barwara imvunja, ni gute abana batajya mu mashuri. Yabivuga atabibonye, arababaza ati mumbwire abategetsi ahantu bicaye ikintu kibabaza, aho kugira ngo bavuge ati ni ubukene buri mu baturage, ngo ni imyumvire
ituma abantu barwara amavunja, imyumvire ituma abana batajya mu mashuri. Mbe wowe nk'umuyobozi, iyo myumvire umva udafite ikibazo, ko imyumvire itangira kuri wowe muyobozi, kuko niba utarumvisha umubyeyi, niba utarumvisha umuturage yuko umwana wese ategerezwa kujya umwana wese agomba kujya mu ishuri, abantu bagomba kugira isuku, bakabona kandi ibyankenerwa bituma ibyo bintu bikorwa, icyo gihe imyumvire itangirira kuri wowe. iyo ni systeme ibyo ntabyuzi. Iyo ni systeme ya FPR. Iyo ni systeme yo kugira ngo abaturage bakene kuko yavuga ngo barwaye amavunja ninde abanyaga amasambu. Ni gute utarwara amavunja kandi Waba wabuze ibyo urya nturwara amavunja. ni gute waba ufite inzu urimo kuyisorera kandi itinjiza ukabura gute kurwara amavunja? Si ikibazo. Wahora uba mu nzu bagusohoye mu nzu. Ni gute utarwara amavunja? wabaga mu nzu n'umuryango wawe wose, barangiza baguha 30,000 byo kujya kwishyura shambure. Nimba umaze kugira abana b'abakobwa bamaze kujya bakuze bagiye mu mihango, abo bana b'abakobwa muzaranana muri shambure, abo nibasohoka bakagenda uzavuga ngo abana babyaye ibinyendaro. Igitangaza rero abo Iyo ni systeme satanique, nimwibwira abantu ba Rucagu, aho kugira ngo bavuganire abo bantu, ahubwo bigiriye muri bya bindi ngo dusaba imbabazi. Oya, reka ndakwereke wa mugabo utumvikana, wivuga bampura iki na Rucagu ngo ureke Makuza Bernard. Wagize ngo arahaguruka avuga ati akarengane ni mutabara abanyarwanda. Ninde yari Rusesabagina? Ariko hari ijambo Bernard yavuze ati uwo muntu yatwima n'ibiryo, noneho ni ibyo kurya ministre ubu ngo nimba bunigiki senzi nicyo ntazi. Aravuga ngo yatwima n'ibiryo, umuntu w'umugabo afite abana. Hari mu ntambara, Dr. hari mu ikibazo gikomeye, avuge ngo bamwimye ibiryo. Iryo jambo rivuga ubu noneho yarabibonye. Abo rero harimo ararya rero, ariko harimo ararya amaraso yande. Agomba bikorere rero ibyo biryo. Burya ntubibaze ko bizahera kuri, kuko ntacyo asumbije Nyamvumba, ntacyo asumbije Patrick Karegeya ani mikro. Abo bose ni abantu mu by'ukuri bakoze kandi mu buryo bwose bushoboka, ariko kugeza ubu ngubu batibona mu kibuga. Abo rero nibabihemu mu bikorwa, nibabihemu mu magambo. Hari abantu bakunze kuvuga ngo hari abantu ngo bashaka kuba ngo bakristo kuruta papa. Sinzi niba hari umuntu waba umunyamuryango wa FPR kuruta uwayishinze. Ubwo n'ubucucu bute bwoba, ubwo n'ubucucu, kuko umaze kubona umuntu akubwira ngo yewe ega abanyarwanda turwaba daimoni kuno vuga ko nimba hariho, nyumva neza, ubonye igikeri n'ifi biri ngaho ari bibiri biri kumwe, ukavuga ngo iki ni igikeri ukakita ifi, ubu uri muzima ufite ubwenge. Kagame yica abantu izuba riva, uvuge ko Kizito ari we mubi, uvuge ko Rusesabagina ari we afise amaraso ku ntoki, Kagame ari umwere navuga ngo mubice mukoma amashyi. Ni ibintu bibabaje cyane, ariko abo bantu si babihemu. Abantu babihemu bakomeza guheka impyisi, ariko ikintu kijya kinshimisha cyane nuko nyuma yaho ya mpyisi ihinduka bahindukirana nabo. Mu by'ukuri abantu batazi FPR hari abantu imaze gutangaho urugero rugaragara. Verbe croquer hapana kurya. Uvuze ijambo ryitwa guhekenya. Hari shikarete abahekenya ivode. Urabona ikintu bita shikarete. Shikarete urayigura hariya bazitabazoka. Ukayihekenya ukayikuramwo uburyohe bwose wumva imeze neza mu kanwa. Mu kanya gatoya utahariya. Washaka kandagira cyangwa se no kuvuga FPR nayo ikintu ikoresha abantu yigukamuye, imaze kugukamura ikabona usigaye uri igikatsi iraguta. No kuvuga rero abo bantu bakomeza guheka impyisi, mu by'ukuri byarutwa na babandi bamaze kubona yuko bahetse impyisi ariko bagahindukira, bakavuga bati dukore noneho ibiruta ibyo twakoze hariya, kuko iherezo byanka bikunze
uza usanga yuko ba bandi wahemukiye n'ubundi uza usanga muze gusangira umubabaro. Muri ba bihemu rero turagira ngo tugere ku bandi bantu batandukanye noneho nk'umuryango, abakora mu itangazamakuru. Ubundi itangazamakuru ryiza ni umwarimu w'abaturage kandi akagaragariza leta, ni ukuvuga abayobozi, ibitagenda, bityo bakikosora cyangwa se bakarushaho guhindura ingendo. Bamwe bakunze kuvuga ngo ni ubutegetsi bwa kane, ariko ngira ngo hari iyo ni titire bihaye cyangwa se baba bashaka kwiyerekana yuko ari urwego rwo hejuru. Ariko mu by'ukuri itangazamakuru ryiza ni umwarimu w'abaturage, akaba n'umuhuza cyangwa se umusobanuzi abaturage kuri leta. Iyo twitegereje neza rero naryo ryabaye ba bihemu gusa, aho kugira ngo rivuganire abaturage, ryerekane akababaro n'uko abantu babayeho, ryo ryicaye kugira ngo risingize mu by'ukuri ibiriho. Ndetse hari n'aho abaturage bagera bakavuga ati iri tangazamakuru nta nubwo rikiri iryacu. Biratangaje kubona abaturage bahaguruka bavuga ati iri tangazamakuru ntirikiri amakuru tuyibahaye ntabwo ariyo bajya kuvuga. Abaturage bagahaguruka bavuga ati abantu abashinga amategeko, abantu twitoreye nk'intumwa za rubanda, bariya ntitukibabara nk'intumwa za rubanda kuko nta kintu batuvuganira. Abo bantu mu by'ukuri si babihemu barenze n'urugero. Noneho umve burya tubanze tuvuge tuti bihemu, twagiye kuri bihemu. Bihemu wa mbere ni Kagame yahemukiye mwene nyina Rwigema akamwica. None ubundi naguha n'akazi utemeye kuba bihemu azaguha akazi? Satani ntashobora gukoresha umukristo, Satani akoresha daimoni. Itangazamakuru ntabwo rikiri itangazamakuru, murushaka irindi zina muryita. Icyari itangazamakuru byagombaga ubundi itangazamakuru ni ntabaza mu nzara, ni ntabaza mu mibereho, ni ntabaza muri sekirite, ni ntabaza ku bitagenda neza bikorwa na leta ku baturage bayo. Iyo ibyo bintu utabikora, iryari itangazamakuru bararinize, ryaragiye, yari BBC. Ubundi uvuze itangazamakuru utangaza amakuru nyine. Niba hari intambara uravuga amakuru y'iyo ntambara. Ego hari ahantu itangazamakuru rigomba kugarukira ntiribe rutwitse. Ariko niba akarere katewe n'icyorezo cy'indwara, ugatinya kuvuga yuko indwara yahateye, ngo abantu batavuga yuko ngo igihugu kitateye imbere kubera ko cyafashwe n'indwara isuzuguritse, abantu bakicwa n'inzara, ugatinya kuvuga yuko inzara irimo kwica abantu, ngo abantu batavuga yuko ngo muri Singapore ngo ntiyashobora kuba inzara. Icyo tangazamakuru ryawe ritangazamakuru. Ceceka tuvuge ibyo muri Mageragere. Ni Mageragere ni hehe? Mageragere. Itangazamakuru mu Rwanda hari amaradiyo angana gute? Hariyo ibinyamakuru bingana gute? Directeur wa prison, umutima Marayika araje aramubwira ati wa mugabo we, abantu barapfuye, babyimbye amatama, ibirenge byabyimbye, inzara irabishe, tabaza. Ni Marayika. Hagira umuntu ufite umutima wo gufasha abafasha. Wibaza ko itangazamakuru burya ntiryabibonye? Hari ijambo ryavuze, ariyomba agenda buke avuga ati ndajya muri leta irangica kandi akorera nde? Leta. Aragenda ajya kwa Musenyeri ati Musenyeri nyakubahwa, dutabara abantu barapfuye. Musenyeri niwe yafunze abantu, niwe yubatse gereza. Musenyeri abasenyeri nabo barakangutse kuko bishe Kizito ntibavuga, turabivuga reka. Ariko noneho bavuga ati bice Kizito duceceke. Bavuga rusetse bagira duceceke, turi abantu b'Imana. None na gereza abantu bari muri gereza bapfiyemo nabo duceceke. Oya ngaba bakenewe muri iyi minsi ya none. Musenyeri ntiyari iminwa aravuga ati nimutabare, reka tubashyira agafu, tubashyira iki, abantu barapfuye muri gereza, nimutabare.
finaroma bati diregiteri wa gereza burya yakoze sakirirego kuko yamenje yerekanye yuko tudashoboye ngo covid 19 ngo itumye ngo abafungwa batabona ibyo kurya. Aho hantu merutse kumva ikiganiro cy'abanyamakuru barimo kuganira ku icyo kintu. Umunyamakuru abaza uwundi umusesenguzi aramubwira ati nka diregiteri uriya batumije wa gereza ya Byumba, urumva babanje kubaza polisi yuko yaba yamufasha. Polisi iravuga iti mubaze ribu niyo imufite. Babaza umuntu wa ribu, umukuru wa ribu, umuvugizi wa ribu aravuga ati ndabaza kubabariza amakuru ntiyongeye kubishyura. Hanyuma babaza umunyamakuru ati niba uriya diregiteri yafungiwe icyo kintu ubona gute? Aravuga ngo iyo ngingo ngo sinyivugaho, arayikwepye. Umunyamakuru aravuga ati oya kuyikwepye iyo ngingo kandi burya ngo iyo ngingo ngo rega ngo reka turindire ngo kubera yuko ngo bifite uko bikurikirana. Ariko ikintu cyantangaje nyuma yaho yaje noneho umunyamakuru akomeje kwensista cyane kumukurikirana cyane, yaje ashinja wa diregiteri. Aravuga ati diregiteri niba yarafashe ingingo yo kujya kwandikira musenyeri atabiherewe uburenganzira n'ikigo gishinzwe n'urwego rushinzwe kugenzura amagereza, yakoze ikosa. Sasa itangazamakuru riraciye ku ruhande, ntago rishaka kwerekana ikibazo ahantu kiri. None se niba hari urwego rushinzwe amagereza rurazi uko abantu bagomba kubaho, niba ibyo rutarabikoze byanka bikunze hari uburyo butegerezwa gukora. Itangazamakuru mwebwe niba riri hariya ridashobora gukurikirana mbe abantu muri iki gihe cya covid, niba harafashwe ingingo zimeze gutya, abantu ntibashobora gusura ababo bariya zijya mfungwa zibayeho gutya. Urimo uravuga ugiye kuri ntabwo ari kubera covid 19 no, ndabivuga mpagaze ku maguru abiri. Biriya ni integuro, ni gutegura kwa FPR ko gukora jenoside muri gereza. Niko bakora ibintu mwege mukavuga ngo ko covid yabafashije, yabahaye ingufu zo kugira ngo bakore ibyo kintu. Abo bantu barimo bapfa, bibaza ko FPR itazi ko agatsiko Kagame, bibaza ko katazi ko abo banyururemo barapfa. Ntabyo kazi karabize ariko karavuga ati nibapfe nibyo dugize gute, nibyo dukeneye. Diregiteri yagize gute? Ntujya ngo diregiteri yavuze kubera abona inzara. Oya, diregiteri yabonye umugambi wihisha inyuma w'ibyo bintu. Avuga ati sinakomeza kuyobora gereza, sinakomeza kuyobora hajya abanazi bafungira, sinza amakambi abanazi bafungiramo abayahudi, amakambi abanazi bafungiramo abayahudi, kandi mbona ko abayahudi finaroma bazapfa. Aya magereza finaroma azapfa, hama namara gupfa mbibazwe. Erega nabo habarimo umutego. Hari abantu benshi nyine baheka impyisi muri ubwo buryo. Uriya diregiteri yabaye umuntu umunyabwenge, ahubwo umuntu yamukuru kubera yuko urakora ikosa nk'iryo riraza, abantu barapfuye. Niba bagushakaho ikintu runaka n'ubundi bavuga ati aba bantu bapfuye ari wowe uri hehe. Aho rero dukemuye mabaki babategetsi bari mu Rwanda bakubwira ibintu, aho kugira ngo uvuge ibintu hakiri kare bivuga ufungwa na FPR. Ndimwe ubintwari kuko n'abanyarwanda nuceceka n'undi nanone bizagukurikirana kandi ubivuge noneho ubizire ubaye bihemu n'ikigwari n'imbwa mu Banyarwanda. Uriya mudiregiteri akwiriye iki? Ahubwo wakwiriye igihembo. No kuvuga hari abantu mu by'ukuri bakomeza guheka impyisi ariko batazi icyari cyo, cyangwa se bakayiheka bayibona ko ari impyisi ariko bakurikiye umugati. Burya rero n'itangazamakuru rirafite iyo ngorane. Buri itangazamakuru rikeneye gutangaza amakuru kandi ku gihe, ukamenyesha leta ibirimo gukorwa kugira ngo n'utarubizi abimenye, ingorane ziri mu baturage n'abaturage nabo bajijuke bamenye uburyo uko bagomba kwitwara. Ariko ibyo ngibyo itangazamakuru rikabica ku ruhande. Twongere tugere ku nzego za leta.
inzego za leta umuntu ni umudepite yatowe nk'intumwa ya rubanda aramaze kumva yuko hari ikibazo cyabaye ku muturage nta kintu ahindukiye bavuge bati abaturage imfungwa zirimo gupfa mbe bimeze gute kubera iki mwebwe abashinzwe gushyira mu bikorwa ibi kubera iki nta kintu mwakoze ndetse bapfe birangirira aho ngaho abantu barafatwa ku ngufu ugiye kubaza urwego polisi bati aba bantu ni ukubeshya itangazamakuru naryo ribihishe abantu barashyizwe hanze abantu bose baracecetse ni ukuvuga rero abantu bakomeza kuba babihemu muri ubwo buryo gusa ikigaragara ni ikihe harimwo abakomeza kubikorera ababiceceka ariko nabo bagaza gusanga yuko byababereye umutego wo kugira gute wo kuzarebwa na ya mpyisi niyo mpamvu rero muri kino kiganiro cyacu twifuza ko abantu mu by'ukuri bamenya yuko iherezo ibyo wirengagije gukora kandi ubibona biza kurangira nawe bigize gute bikugarutse niyo mpamvu abantu bavuga yuko bari muri opposition nyarwanda abantu bavuga yuko batavuga rumwe na leta ya FPR mu by'ukuri kutavuga rumwe na leta ya FPR si ukuba mu magambo gusa si ugufata intwaro gusa ahubwo ibyo nabyo bigomba kugaragarizwa rubanda ibyo nabyo bigomba kugaragarizwa iyo leta yuko iri gukora ibintu bitajyaniranye hanyuma igihe bibaye ngombwa ndetse na za ntwaro zigakoreshwa igihe leta itashoboye kuva ku izima. Reka ndagufashe gato ngufashe ikintu bakuraho pasiteri umutwe w'abadepite wateranye inshuro zigera nko ku 8 cyangwa 7 bamubaza bamutumiza bati ngo utubwire bamubaza ibiki ibyo ukora umva kandi batumiza perezida yego batumije Kagame kangahe tureke Kagame siwe nkeneye ariko umutwe w'abadepite mu Rwanda wananiwe no gutumiza abashinzwe gereza ngo bababaze igituma abanyururu bapfuye baheze babyimbye amaguru umutwe w'abadepite wananiwe no gutumiza Ministre de l'Intérieur bamubaze igituma abaturage muri Banyahe bapfuye basohowe mu mvura iyo jenoside isubije gusohora umubyeyi mu mvura niyi babahe n'amafaranga y'ubukode nabwo babemera amafaranga y'ubukode ayo ntacyo ambwiye uwo mutwe w'abadepite abasenateri bananiwe no gutumiza abo baminisitiri ngo bababaze bati ko musohoye abantu mu mvura abo ni abategetsi abo ngabo babihemu rero ikintu gitangaje rero hari abagerageje kwiyegeranya bavuga ati tugiye gufasha barya abantu Victoire na Bernard bagezeyo polisi ribu bose bakoraniye aho ngaho daso ibintu sinakubwira bati aba bantu bakoze ikosa kuko bagombye kubanza kudusaba uburenganzira bwa burenganzira ujya gusaba ntibabuguha kandi nuramuka uvuze uti reka nge negere bano bantu nabyo ntibabyemera ariko ubundi ninde wavuze yuko umuntu aramutse agize ikibazo kugira ngo ujye kumutabara ubanza kubaza leta cyangwa se ujya kubaza polisi ibyo rero nibyo nagomba kukubwira intabaza n'ubutabazi mu Rwanda byaraheze ubu niyo usanga umuntu imodoka arimo kubise mu muhanda kugira ngo umujyane ku bitaro ubanza kubaza polisi umukorere umutabare uzajya kuri polisi wagenda wabwiye cyangwa cyo kuza kumutabara abanyarwanda kazi nimurebe kure nimuhaguruke iyi ni satani yaduteye idutegekera igihugu nta gutabaza nta kujya kwaka icyangombwa cyo gutabara umuntu aba n'abantu n'ubwa bwiyemezi n'ubwa bwishime ni bya bintu bakora byo kugira ngo umunyagihugu akene apfe bo barye hama abandi nabo bakorere inda babihemu bakorera inda ibintu biratangaje cyane kubona nk'igisirikare bavuga ngo kiriyubashye gifata abagore ku ngufu abakobwa ku ngufu atari mu ntambara mu gihe cy'umutekano usesuye ariko ibyo byamara kugaragara
ibyo birakorwa ahubwo barya abaturage bo muri Banyahe nabo mu Kangondo nabo baragowe ibi byose nibo bikorerwaho intimidation gusa bagize ubutwari bwo kugira ngo babivuge uko si hariya honyine impande zose birakorwa hari uherutse kumbwira ati twari dufite umuboyi umuyaya nawe bamufata ku ngufu umusirikare amufata ku ngufu gutyo amaze kumufata ku ngufu amutera n'inda bimuviramo trauma ariko yaramubwiye ati ni uramutse ubivuze yuko nagufashe ku ngufu ndakwica umukobwa byamuviremo ihamuka abantu impande zose baragenda bafatwa ku ngufu abategetsi barabizi ariko ntibashobora kugira ikintu babivugaho itangazamakuru rirabimenya ariko ntishobora kugira ikintu bibivugaho bagaceceka hanyuma na wa wundi avuze ati reka muvuganire ni ngombwa ubanze kujya gusaba uburenganzira wa wundi adashaka yuko bya bintu bigaragara wumva iherezo ari mu kurangiza ikiganiro cyacu mu by'ukuri twavuze ku buryo burambuye uburyo bwose bugaragara babihemu bagiye baheka impyisi bakayitegeza rubanda kandi nabo nyuma yaho bakaza kwisanga nabo yaba ari mu itangazamakuru nta munsi wijyana abanyamakuru badafunzwe cyangwa se bamwe ngo bahunge ari mu bategetsi nta uvugira leta ngo ejo yo kutisanga muri prison cyangwa se ngo rimwe ahunge duhereye nko kuri dufashe nka Evode yafashije Kagame kongera kwiyongeza manda na n'ubu ngubu tutazi igihe iyo manda yo izarangirira ariko kugeza ubu ngubu bavugira he niyo mpamvu rero abantu bakwiriye kuboneraho yuko mu by'ukuri nta kintu bishobora kubagezaho kwicisha rubanda bahemutse ahubwo abantu bakwiye guhaguruka mu by'ukuri bagaharanira uburenganzira bwa buri munyarwanda wese atari uburenganzira bwa FPR yonyine gusa n'agatsiko kayo niyo mpamvu rero opposition nyarwanda abavuga yuko batavuga rumwe na leta ya FPR i Kigali buri bose bagombye kwishira hamwe kandi bagaha agaciro buri kibazo cyose uko cyaba kingana kugira ngo haboneke impinduka ikenewe haba ari gukoresha ingufu haba ari gukoresha diplomasi uburyo bwose bushoboka nubwo Kagame avuga ngo ibyo byose ntibishoboka ariko byose birashoboka igihe abantu bahaye agaciro icyo kibazo abatigize ba ntibindeba cyangwa se nabo ngo bahindukire baheke impyisi kubera umugati cyangwa se umugati n'imbehe mu kurangiza rero sinzi Kanimba Yuri mu by'ukuri burya kugira ngo abanyarwanda bashobore kugera kuri iyo mpinduka nuko abantu bahuriza hamwe bakabona icyerekezo bose mu buryo bumwe tubona yuko opposition iri mu buryo butandukanye harimo abavuga bati twebwe ibintu birashobora guhinduka muri diplomasi ibintu birashobora abandi bati ibintu mpaka dukoreshe ingufu mu by'ukuri wakebura iki cyangwa se wabwira iki abanyarwanda bakurikirana ikiganiro cyacu ntabwo opposition ntabwo irimo si ibice gusa ahubwo uvuga uti harimo babihemu tumaze kubona babihemu mu buryo bwinshi hari ababa muri leta hari n'abari muri opposition bahemutse barangiza bavuga yuko ari bahemu b'abaroterete hariho n'ababihemu b'abaturage heyo n'ababihemu b'abaturage basanzwe kuko umuntu wafashe Kizito ntiwambwira ko atari bihemu kubw'ibyo rero tuvuge tuti banyarwandakazi twe turi mu gihugu mwirinde kuba babihemu babihemu ni bangahe bangana gute na shebuja wabo wabihemu ari we bihemu mukuru ntabwo babihemu igihumbi bafata abanyarwanda imiliyoni 10 na zingahe ngo badushire mu kagozi twemere nimuhaguruke opposition nimushyire hamwe inzira mwarayiciriwe mutegereje iki abari mu makambi mugowe n'iki ko ahubwo nibyo mufite bihema zaza akafatanya n'izo leta mwahungiyemo bakayibanyaga uvuze abantu bari mu makambi unyibutse ikintu kimwe hari abantu
bibereye mu mahanga mu bihugu bitandukanye ndetse hariho n'igihe bibaye ngombwa bakabirukana aho kugira ngo bahamare iminsi bakegeranya udufaranga twose bari bafite bakaduha abategetsi baho ngaho kugira ngo babakingire cyangwa se kuvuza udufaranga nawe bibabihemu bo sinzi ayo babaho ko ntangana vuga uti abantu bari mu makambi kubera leta bari mu gihugu cy'abandi atari bitari penatal begeranye ibifaranga bagahereza abategetsi b'icyo komeza rero kirababaje rero bakabiha nde kirababaje kugira ngo wegeranye amafaranga usa naho ugura umuntu kugira ngo umare iminsi ego kuruta uko wakwegeranya amafaranga uyaha abantu bene wanyu bari ku rugamba tugende dushake noneho gakondo y'iwacu rero babihemu baraboneka no mu bice bitandukanye nabo ni babihemu kuko ntiwagombye kuba urimo kugura gakondo ahandi uzi yuko ufite gakondo iwawe. Tujye mu basenga mwibuka abisiraheli barasenze Mose atuma abandi banabwira ati nimugende mutati icyo gihugu cya gakondo dutahe mwege musenga ngo nimwatanga umusanzu ngo mutahe igihugu ni icyanyu ni gakondo nimureke kuba babihemu nimufasha abantu muze mudusange mu Rwanda natwe tugire dute dukureho babihemu. Mu by'ukuri abantu bari muri opposition barakwiye guhindura ingendo nabo bakava mu guhuzagurika no kugendera ku mpuha. Hari ibintu bijya bimbabaza cyane ugasanga umuntu afashe umwanya we wo kukwiragiza igihuha ngo ibintu biragenda neza ngo ibintu birameze neza ibintu bigenda neza nibi Kagame yarapfuye ngo Kagame yarapfuye mbe apfuye bikumarira iki kandi noneho abantu bakigoba ni system yapfuye none mu by'ukuri abantu aho kugira ngo bagendere ku kintu gifatika bagendera ku muha ayo mafaranga ujyana kuri radio aho kugira ngo bahurize hamwe ufashite amafaranga uyahe abanyamahanga ugure toni ugura botu byapfumuka zihereza bagavuze FRN irahari n'imirarwana FRN uhora utubwira yuko wagiye Nyaruguru akira aya mafaranga ukomeze ugere n'ikiganza aho rero biratangaje rero kubona umuntu agura gakondo y'iminsi 300 cyangwa se imyaka 2 aho kugira ngo ugure gakondo yabuzuku utanze amafaranga yo kugira ngo wibereho iminsi ngahe ni ruswa utanze ariko igihugu cyanyu banyarwanda ni mutabari igihugu cyaragurishijwe mutabari ibyo bintu rero bigaragaza yuko mu by'ukuri abantu bari muri opposition bataraha agaciro nyako ikibazo abanyarwanda bafite. Turabibabwiye hariyo P5 hariyo RNC hariyo Seneri hariho ni benshi abo bantu turabibabwiye wambaje uti ijambo rya nyuma navuga ni rimwe ryonyine ko muri hanze muri abanyepolitike mukaba muvuga ko mushobora gukoresha diplomasi mu gatana nabyo ntacyo Kagame yavuze ko mutazabishobora ariko munibuke ko hariho n'ingabo zashyizweho zanyu sizanyu FRN ni muzishyigikire niba mu migeri binaniranye mugende mu mudiri ego ni muzishyigikire mujye muri diplomasi munahindukire muzishyigikire natwe mudushyigikire mu Rwanda hari umuturage mu Rwanda aherutse kuvuga ijambo aravuga nti je nkuri inyuma nzapfana nawe aravuga ati mu nzu yanjye niguriye nubatse nzagura isanduku nyishyire hariya bazampamba uzaza mbere yo kunyica nzomwica tujyane mu sanduku ko aha ni wanjye uwo muturage mwagombye kumukomera amashyi muri opposition nyabaki mudafasha abo basirikare ngo baze batabara abantu muri Nyangondo muri position nyabaki wari muri position twabonye ninde ni Kizito ko yaravuze arapfa aritanga nabandi nabo barahari ariko ni mushyigikirira abo bantu mujye muri diplomasi n'igisirikare mushyigikire muze abanyarwanda twiteguye gufatanya nabo. Turabashimiye cyane abakurikiranye ikiganiro cyacu tubasaba yuko mukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho mu buryo bubangutse no gukanda aho ngaho gusa hatukura hanyuma ukanyeganyeza ako kazogera hanyuma inkuru zacu zikigera kuri iyi chaîne zikakugeraho mu buryo bunyarutse. Turabashimiye rero kandi nakagaruka.